nshuti umva nkubwire sibyo umuryango ni umuryango famiye ni famiye washaka izindi nshuti bikemera washaka abandi bantu ku ruhande bikemera ariko buryo umuntu ntago ajya ahindura umuryango ngo byemere umuryango uyu w'amaraso nimba uvuke pfiriya niho kavukire yawe nubwo wakwiyemera ku muntu ngo ngewe ngo mvuka ahangaha ngo mvuka ahanga ariko mu bwonko bwawe ububiza aho uvuka iyo ngiyo Mana data wa twese uri mu ijuru Imana yera ndagushimye ko ukikomeje kuturinda ukarinda abanyarwanda ukarinda Afrika yose ukarinda isi yose muri rusange uhabwa icyubahiro ndagushimiye kutwemereye kugaruka kuri Arine 250 turi bazima dushima izina ryawe nyemerera uyu mwanya w'iki kiganiro tugezemo abagiye kucyumva gigira icyo kibamarira imitima icyumva Kristo uko yatangiye itaracyumva nyuma yo kucyumva ntaba ariko ikomeza kumera ugira ibyo ukora kandi nayo igira icyo yungukirwa mu buzima bw'abacyumva urakoze mubyeyi ushimwe kubyumvise nanjye mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo amen ndabasuje inshuti bakunzi ba Arine 250 mwebwe mudasiba kunyereka ko munkurikira ndabasuhuje abakoze subscribe n'ukuri Imana y'amahoro ibaha umugisha kunshyigikira ndabasuhuje mwebwe mudasiba kunyereka comment zanyu ku biganiro byanjye mba nagiye tuba twagiye tuganiraho n'ukuri Imana ibaha umugisha mwinshi cyane abari iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali bari muri Afrika abari mu bihugu bya kure mwese amahoro y'Imana bane namwe mwese muhorane n'Imana Imana y'amahoro ibagirire neza inshuti bakunzi ba Arine 250 rero mwebwe mudasiba kunkurikira uyu munsi ndagira ngo tuganire ku muryango nk'ibisanzwe impamvu mvuga umuryango nuko iyo umuryango ari muzima ibintu byose bigenda neza cyane kugira ngo ubyumve uzarebe imiryango ibasha guhuza imiryango ibasha gusenyera umugozi umwe iyo uri muri famiye hagira ikibazo kiba mugahura mukakiganiraho icyo kibazo kirakemuka iyo muri famiye hagira ibirori biba mugahura mukabiganiraho mukabiha umurongo ibyo birori bigenda neza niyo mpamvu rero igihe cyose mpora nibanda ku muryango igihe cyose iyo mvuga umuryango ngewe nimba hari ikintu nkunda ni umuryango kuko umuryango mwiza umuryango muzima nta kintu cyiza kiruta icyo ngicyo noneho tubaye mu Rwanda dufite umuryango nyarwanda mwiza umva ryaba ari ryo juru ritoya abanyarwanda twibereyemo rero uyu munsi turi mu mpera z'umwaka ariko nubwo turi mu mpera z'umwaka hari abishimye hari abatishimye hari abanejejwe nuko umwaka urangiye hari n'abandi batanejejwe nabyo ibyo ni ibintu bibaho mu buzima ariko uyu munsi ndagira ngo tuganire ku muntu umeze utya hari igihe umuntu avuga ati rero ngomba kugira icyo nageraho ngomba kugira aho ngera byashoboka ko uwo muntu ashobora kuba avuka mu ntara se byashoboka ko umuntu ashobora kuba avuka mu mujyi wa Kigali cyangwa avuka mu Rwanda akavuga ati rero uyu mwaka ngomba kugira iki ngomba gukora cyane ngomba guhiga ubuzima ukabuhiga ku bw'amahirwe bukanaguhira ushobora kuvuga ati rero guhigira hano mu Rwanda ndabona byanze reka nge hanze y'igihugu ndebe kuko akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze byashoboka ko wajya muri ibi bihugu duturanye muri Afrika byashoboka ko wajya mu bihugu bya kure byashoboka ko wajya Amerika byashoboka ko wajya mu Bushinwa byashoboka ko wajya mu bihugu bya Europe aho kujya ni henshi byashoboka ko wowe uri no kunyumva wanahagiye byashoboka ko wava mu ntara y'Iburasirazuba ukajya mu mujyi wa Kigali byashoboka ko wava mu Burasirazuba ukajya mu bihugu by'abaturanyi nko muri Uganda muri Congo muri Tanzania byashoboka aho umuntu abonye yahigira aragenda pe byanashoboka cyane yuko hari igihe ibyo wabikoze ukagenda ugahiga ku bw'amahirwe ukanahirwa
ukaryoherwa rwose ibintu bikagenda neza. Ibyo bintu bibaho cyane, amafaranga ukayabona, ugakora ukabona ibintu biri kuza, ukabona ibintu biri kugenda neza, ukabona nta kibazo. Ni ukuri bijya bibaho, ukabona amafaranga ugakora ukiteza imbere, ukagura akabanza ukubaka. Ushobora no kuba utarabonye ubushobozi bwo gukora ibyo bihambaye, ariko mu by'ukuri ukabona yuko ubuzima bwawe hari impinduka, hari buryo ki ibintu byagenze neza nyine. nawe ukabona nimba ufite ikibazo ushoboye kukikemurira, ukabona hari umuntu wafasha w'umukene, ukabona uwambaye ubusa wamwambika nyine, ukabibona. Ariko mu by'ukuri hakaba igihe ibyo byose bigenze neza, hakaba igihe uhiriwe, hakaba igihe urugendo rubaye amahire rwose ibintu bikagenda neza, ndetse ukaba waragenda kuvuga ati nyuma y'umwaka umwe, nyuma y'imyaka ibiri, nyuma y'imyaka itatu, nimbona ibintu bigenze neza nzagaruka iwacu mbagereho ngira icyo mbamarira. Ese wenda iyo ari nko mu cyaro, tuzi yuko akenshi ubuzima bwo mu cyaro nyine uba uvuga uti nzagenda wenda ngure umurima, wenda nzagenda ngure y'inka, wenda nzagenda ngure y'inzu, ibintu byinshi bitandukanye. Ese nzagenda nite ku babyeyi, ese nzagenda nite ku bavandimwe, ibintu byinshi bitandukanye nyine. Ariko ukagerayo, wagerayo ugahirwa, ukabaho neza bwa buzima bw'iwanyu wavuye iwanyu uhunga ukabwibagirwa, noneho hakabaho wowe mushya. Ukaba waravugaga ati wenda uyu mwaka ibyo ari byo byose ugomba kurangira ngeze imuhira, ngeze ku muryango, ngeze ku mudamu n'umwana, ese ngeze muri famiye. Ariko uyu mwaka bikaba byaranze. Ariko n'ukuri bikaba byaranze atari uko ubushobozi bwabaye buto, atari uko wagerageje bikanga, ahubwo kuko wowe muri wowe uvuga nta mpamvu, n'ubundi kujyayo ni stress, n'ubundi se ndagenda babakecuru baho, babasaza baho, no gutangira ngo umwana wa runaka ibiki n'ibiki byaremeye byagize iki. Inshuti yanjye, ugasanga iyo mpamvu yonyine niyitumye utagera iwanyu ngo baramutse ubasuhuze, bahora baguhamagara kuri telefone. Noneho ubu byaroroshye, iterambere ryaraje, no kubahamagara kuri telefone, ugashyira video call ukabareba, ukumva ibyo birahagije. Inshuti, ntago bihagije. Ongera ugira urukundo, ongera wibuka iwanyu, ongera wibuka aho waturutse. Imyaka ingahe irashize ntubaherutse. Wowe ntago wishyize ku iyi si, ufite umuryango wavutsemo, ariya n'amaraso yawe, ntago ugomba kubatererana, ntago ugomba kugira iki kubegezayo. Oya, ni umuryango wawe n'amaraso yawe, ugomba kumenya uko bameze, ugomba kubasura. N'uyu mwaka urangiye utabagezeho, amaherezo yawe ni ayahe? Inshuti umva nkubwire, sibyo? Umuryango ni umuryango, famiye ni famiye. Washaka izindi nshuti bikemera, washaka abandi bantu ku ruhande bikemera, ariko burya umuntu ntago ajya ahindura umuryango ngo byemere. Umuryango y'uw'amaraso, nimba uvuke pfiriya niho kavukire yawe. Nubwo wakwiyemera ku muntu ngo njyewe ngo mvuka ahangaha, ngo mvuka ahangaha, ariko mu bwonko bwawe ububiza aho uvuka iyo ngiyo ubuhazi. Rero ntukahirengagiza abaho, ntukabibagirwe, ntukabatesha agaciro. Kuba warabavuye mukazamuka kwari ukugira ngo ugire aho ugera, nyuma nabo bazamure, ubafate ukuboko ugire aho ubageze. Turi mu mpera z'umwaka, ni ukuri ubahamagaye, ubasuye, ubagezeho, uboherereje ka momo, ugize iki byabagwa neza, byatuma bavuga wow, burya runaka aracyatuzirikana, burya runaka aracyatwibuka. Umuhungu wanyu, mama wawe, ugomba kugira buryo ki umubwira mama happy new year, papa happy new year, famiye yanjye happy new year. Ugomba kugira buryo ki wongera ubareba mu rukundo rwawe hagati yawe nabo, urwo rukundo rugahama, bakavuga ati umwana wacu nubwo atari bugufi bwacu, umubyeyi wacu nubwo atari bugufi bwacu, ariko aratuzirikana, ariko aratwibuka. Mu mpera z'umwaka abantu barishima, abantu baranezerwa, imiryango myinshi irahura ikaganira, ikareba ibyagezweho, ikareba ibitaragerwaho, ikareba buryo ki bakora cyane kugira ngo nabyo bigerweho. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ongera ubereke yuko mu mipango ya famiye, mu mipango yabo nawe uhari, kandi ko kurahari uri umunyamuryango. Rero nshuti,
bikore bikuvuye ku mutima, sibyo? Ufite umuryango, bariya abantu nubwo birengagiza, abatabafite nibo bazi agaciro ko kugira umuryango. Rero wowe wagiriye ubuntu ukagira amahirwe yo kugira iki, yo kuba ufite umuryango, wibitesha agaciro, ahubwo biba imbarutso y'umunezero wawe, bitume wishima, ndetse n'iyo famiye yawe bitume irushaho kwishima. Ndagushimiye rero wowe ukomeje kunkurikirana. Nimba utarakora subscribe, kandi subscribe kugira ngo ibiganiro byacu komeze bijye bikugeraho. Ndetse si nibyo gusa, na comment zanyu, ibitekerezo byanyu n'ukuri mujye mucishamo mu biduhe. Nimba wumvishije ikiganiro, nimba hari icyo kikumariye, rwose kuba wanyandikira ukambwira Tarine ibi biganiro ni byiza, yego ni byiza ndabyemera, ariko na comment zanyu iyo abandi baje nabo bakareba ibitekerezo byanyu nabyo birabubaka. Igitekerezo cyawe ushobora kucyandika muri comment, undi muntu wo ku ruhande nawe yagisoma kikamwubaka. Rero ndabashimiye mwebwe mwese mukomeje kunkurikirana no kunshyigikira no kunteza imbere. Imana ikomeze ibaho umugisha, ibiganza byanyu ntibikabura amafaranga, rwose umugisha w'Imana ujye ubomaho. None rero reka dushime Imana yo ikomeje kuturinda tukaba tugejeje mu mpera z'umwaka turi amahoro. Reka dushime Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turongeye turagushima yuko twemereye kugeza aka kanya turi bazima. Mana tukweretse umuryango nyarwanda, nukomeze uwubake kandi wubakike, ukomeze uduhe urukundo hagati muri twebwe, ibidusenya n'ibituremamo amacakubiri ubishyire kure yacu, ukomeze utugire umurungu umwe, ukomeze uduhe gusenyera umugozi umwe, ukomeze uduhe gutahiriza umugozi umwe nk'umuryango nyarwanda. Urakoze mubyeyi, ushimwe kubyumvishe byose, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.